Yesu ashimwe, aramutse neza, mwaramutse amahoro. Umwami Yesu akomeje kubandindira neza. Nanjye arandinze, andindanye n'umuryango wanjye, turashimana. Turashimana ko ubwami bwayo buri muri twe. Yesu aravuga ngo mwishime kandi munezerwe, ngo mwamukumbi muto mwe, ngo kuko data yifuza kubaha ubwami. Turashimana rero ko Yesu yaduhaye ubwami bwe. Hari ababaza ngo ubwami buzaza ryari, kandi ubwami bwa Yesu bwaraje. Ubwami bwa Yesu buri ku isi, kereka wenda uwabaza ngo itorero rizataha ryari. Ariko Yesu aravuga ngo ibyo ntawe ubizi. Ngo yaba ngo we nawe ntabizi, ngo ariko Yesu nyine yagiye atubwira mu migani, yabanje kutubwira ibihe. Aravuga ati ishyanga rizatera ishyanga. Aravuga ngo abantu babiri bazaba bari guhinga, umwe agende. Aravuga ngo abanza avuga ibimenyetso by'intambara n'inzara, abavandimwe bazangana. Arangije avuga ati nimubona ibyo byose bimaze kuba, igihe kizaba kitari cyanagera. Zaba ari itangira ryo kuramukwa. Ariko aravuga ngo ese kuki mutamenya ibihe? Ni nkaho yababwiye ati muzafungure amaso, mugire ubwenge, mumenye ibihe. Nimumenye ibihe bizatuma mumenya n'igihe Imana itabashije kutubwira. Turashimana rero ko ubwami bwayo twabwakiriye. Ubwami bwa Kristo ntabwo buri kure. Iyo uri mu Baroma igice cya 10 mu kwatura agakiza, baravuga ngo none se ngo mugira ngo bazajya ikuzimu kumuzana ngo bamubone? Atereka da. None se bazajya mu ijuru kumuzana? Atereka da. Ahubwo ijambo rirakwegereye, ngo niwatura ko Yesu Kristo ari umwami uzakizwa. Sibyo? Uzakizwa kandi uzaba uhindutse umwana w'Imana. Ni ukuri ijwi ryanjye ryaranze kweri. Kandi ubu ndetse nko kubwiriza nk'iminsi nk'ibiri byaba rizima k'umwanzi, biramubabaje cyane, ariko arabeshyera ubusa. Pawulo hari ukuntu yajyaga abwira Imana ati wambaye ukankiza rino jisho ko ndi umuntu w'umunyacyubahiro, nkajya mu bantu nta kibazo mfite. Umwami aramubwira ati oya sha, ati ubuntu mfite bwanjye buraguhagije. Niyo ntavugisha ururimi, umurimo w'Imana ntiwareka gukora. Ijambo ry'Imana ngo rimeze nk'amazi, ryishakira inzira. Ev Ange ntabyutse ngo mvuge, wabyuka ugasanga icyanditswe cyanditse ku modoka. Hari filime narebye yitwa Conversation avec Dieu, avuga ngo buri segonda, buri munota Imana iravuga. Muzayireba abantu bazi igifaransa, iba kuri YouTube. Niyo umugabo wari warahuye n'ibigeragezo by'ubwoko bwose pe, kugeza ku munota nyuma we yari asigaye barara ahantu mu mashyamba kubera kutagira ahantu ho kurara, kutagira ikintu cyo kurya. Bantu b'Imana, hari abantu Imana ishisha mu ishuri. Ejo bundi numvaga Natasha ari kuvuga ngo behind every glory ngo there is a mystery. Ngo nyuma y'ubwiza bwose bw'umuntu hari amateka aba yarahanyuze. Aravuga ngo ntukajya mubona abakozi b'Imana bafite icyubahiro, bubashywe, baba barakaranzwe. Sibyo? Turakomeje rero, reka tubanze dusenge. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye. Uwiteka turwanira intambara, Uwiteka ni ryo zina rye. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye. Uwiteka turwanira intambara, Uwiteka ni ryo zina rye. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye. Uwiteka ni intwari mu ntambara,
uwiteka niryo zina rye, uwiteka ni intwari mu ntambara, uwiteka niryo zina rye, uwiteka ni intwari mu ntambara, uwiteka niryo zina rye, uwiteka ni intwari mu ntambara, uwiteka niryo zina rye. Yesu ashimwe. Abigishwa ba Yesu babajije umwami Yesu babonye wa muntu wari ufite wavutse atareba, yavutse atumva atanareba. Banje barabaza ngo ariko se ni icyaha yakoze cyangwa se ni icyaha cy'ababyeyi be? Yesu aravuga ngo ababyeyi ntibakoze icyaha, nawe nta cyaha yakoze, ngo byose byari byo ku cyubahiro cy'Imana, ni ukugira ngo icyubahiro cy'Imana gikuzwe. Uwiteka rero ni intwari mu ntambara, niryo zina rye. Icyo kintu ubona kiguhagaze imbere nta cyaha wakoze, si n'icyaha cy'ababyeyi, ni ukugira ngo umwami Imana izina rye rizahagarare imbere yawe. Uzabibona byose abyitegereza avuga ngo ni izina ry'Imana, ni Imana yabyikoreye. Buriya muri ibi bigeragezo dutekereza ko baturoze, baranaturoze byo pe, bagiye baturoga, twagiye duhura n'abatwanga, twagiye duhura n'abambuzi, ariko byose ni kubw'icyubahiro cy'Imana, kuko Imana yari ifite imbaraga zo kugira gute, zo kubihagarika. None wowe urinde wo gutuma icyubahiro cy'Imana kidashyirwa hejuru kubera ikigeragezo cyawe ugashaka kwicira inzira. Petero yigeze abaza Yesu, aramubaza ati ariko se, ati Yohani yari umwana muto muri bo, kandi Yohani ngo yahoraga aryamye mu gituza cya Yesu, akunda Yesu cyane. Noneho ngo Petero, Yesu amaze kuvuga iby'umusaraba n'ukuntu azapfa akagenda, no Petero abaza Yesu ati none se, ati none mbwira, ati Yohani bye bizagenda bite? Bizagenda bite? Yesu aramusubiza ati none se niba ariko nshaka ko biguma gutyo, ati kugeza igihe nzagarukira. Murabyumva, hari ikigeragezo Yesu avuga ati none se niba ariko nshaka ko bivuguma kugeza igihe nzagarukira. Bantu b'Imana, tuve mu buyobe. Umuntu uzahora ukubwira ngo Imana ikoze ibi, Imana ikoze ibi. Iyi generasiyo tubayemo presque 10 twumva ayo magambo, kandi hari ibintu bitigeze bihinduka. Ariko abizeye izina ry'Imana bagasoma ijambo, bagashaka ubwami bw'Imana mu ibanga no gukiranuka, iby'Imana ibi by'isi byatangiye kubiruka inyuma. So rero niba Yesu ashaka ko icyo kintu kiguma gutyo kugeza igihe azagarukira, we kugeza igihe azazira kugutabara, we kandi akavuga ati icyubahiro cyanjye sinzagihundi, ntacyo ushobora kugira gute kugikoraho. Ngo ese yababwiye Petero ngo ese niba ariko nshaka ko ariko kiguma, sibyo? Kubw'icyubahiro cy'Imana urinde wo guhangana n'icyubahiro cy'Imana. Mu gitondo umwami Yesu ambwiye ijambo, arambwira ngo ahira Yobu ubugira gatatu ibyo yari afite mbere. None se Yobu yigeze amukura, hari rakurusi yamushyiriyemo? Ntayo. Mwa bantu mwe mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Rero ntabwo nzabashyiriramo ikinya. Oya, urugendo rw'umwana w'Imana agomba guca mu byo Kristo yaciyemo, ahubwo akiga kumenya ibihe, agafungura amaso, akaba wise, agasenga, akamenya igikwiriye. Ntushobora kwicara ngo utegereze umuntu mutavuganye. Ntushobora kwicara ngo utegereze umuntu mutavuganye, ntabwo bikunda abana b'Imana, ntibikunda. Nigeze nca mu rugendo rw'ibigeragezo, Yesu yarimo amporera deliverance, nkasinzira nkarota abantu bashaka kunsambanya, nkabona umuntu araje abinkuyeho, nkasinzira nkarota abatinganyi bashaka kungirira nabi, nkabona binkuyeho, nkasinzira nkabona abantu bashaka kungirira nabi, nkabona ndi kuguruka ndi kubahunga. Yesu agenda ankorera deliverance mu nzozi, agenda mbohora, agenda nganiriza. Icyo gihe cyari gikwiriye ngo nuko Dawidi aba mu ishyamba. Muribuka teme yacu y'umwaka dutangira, umwami Yesu yatubwiye ngo umwaka ngo ni umwaka wo kwerekanirwamo. Aratubwira ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, ngo yerekanwa mu Bisiraheli. Ntago wakwerekanwa utaragwiza imbaraga z'umutima. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko imaragarita zidakwiye guhabwa ingurube. Ugiye aho werekanirwa utari were kipu, utaragira imbaraga z'umutima,
ibyo wakiriye ingurube zirabikandagira. 2019 nakiriye guhanura, nakira amayerekwa, nakira inzozi, nakira gusengera abadayimoni, ariko nabifashe minenegwe, sinigeze bifatira n'imbaraga kuko byari byaraje ntarizi. Byose satani yarabinyibye, sigara nta mpano no kurota ntabyo mfite. Ariko umwami Imana kuko ari uwo kwizerwa, arakureba aremera bikanagenda kugira ugire isomo ubutaha sinzongera ku expose ibintu byanjye. For example, hicara ahantu bakavuga ngo hano harimo umupasiteri nadusengera, ni byiza, ariko umwuka wera atanyemereye ntabyo nkora, kuko washobora kuba ari umuntu w'umujura w'impano ugasanga uhise ukamuka. Niyo mpamvu Pawulo kenshi yavuze ngo nifuje kenshi kuza muri mwe, abwira Abefeso ngo ariko umwuka wera arambuza. Kuko umwuka wera arebera hose icyarimwe, kandi umwuka arajya ahantu yateguye akagutegurira inzira ukajyayo, kubera ko ubwami bw'Imana ntabwo bukunda ibintu bipfuza. Twaririmbye ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, buriya twasengaga yaturwaniye intambara mu ijoro ryatambutse. Musome Zaburi ya 91 ngo ingabo igihumbi zizagwa iburyo, ngo ariko ibyo byose tuzabiresha amaso, ngo yiwe ngo tuvuge ngo dore ibihembo by'abanyabyaha. Kandi niko bizagenda. None se ako kazi wabonye utekereza ko nta ngabo igihumbi zahaguye? None se ayo mafaranga wabonye ugira ngo nta ngabo igihumbi zahaguye? Iri joro se rukeye ugira ngo ingabo igihumbi ntizahaguye? Nigeze ndyama, hari umusatani yashatse kunyica, kugira ngo ab'isi y'umwijima bari bankoreye akazi gakomeye. Nakoze accident ndi kuri moto, ngiye kumva numva imodoka ikubise moto, nguye nkiriya na moto ingwaho. Mbona abantu bose baranshungereye bankoraho ngo ntabwo waviriyemo imbere, ntabwo wagize gute. Ndababwira nti nari mfite isakoshi, nimba isakoshi ngenda, kubera ko nari nzi ko umunsi wanjye utaragera. Yesu yigeze abwira abari baje kumufata ati mundeke umunsi wanjye ntabwo uragera. Nanjye naravuze nti no, nibyo Yesu yambwiye gukora, ntabwo igihe cyanjye kiragera. Nari nambaye inkweto zikobokaho imbere gato n'ishati igira ikibazo kitari ko ntaguruka neza ndagenda. Ibyo bimaze kuba, nageze mu rugo nta n'umuntu wabwiye ko nakoze accident, kuko nari ngiye kuvuga amajwi, nari mbizi neza ko ntacyo nabaye, kuko igihe cyanjye ntabwo cyari cyakageze, kandi mba nzi neza ko mfite abamarayika Imana yampaye bandwanirira, sibyo? Nuko ngeze mu rugo ndaryama ndiruhukira. Hari kuwa gatanu, n'abantu satani mubi. Hari kuwa mbere, icyumweru kiratambuka, samedi ndaryama ari ku manywa, numva ngize ibitotsi, ntigeze narabyutse mu cyayi nsubira mu gitanda, ndaryama ngira ibitotsi, bya bitotsi wumva conscience yose iri aware, wumva ibyo bavuga. Ubu mwana wanjye mukuru ari iruhande rwanjye ari gukora amadevoir, niba gukora amadevoir kuri machine simbizi. Mw'abantu mwe ndagenda mperayo, nkajya mvuga mwankuyeyo, nkatabaza, mbura umuntu mvanayo burundu. Nkajya numva abana bari kuvuga ngo ngo mama yasinziriye, ngo yarananiwe, ngo mureke asinzire. Mwategereza ko ari n'unkoraho ngo byuka bikanga. Namaze amasaha 3 nahezeyo, kandi sinari mu mayerekwa, sinari no mu byiza by'Imana. Satani yarashaka kunyiba. So rero hari ingabo igihumbi zipfa ku bwacu. Hari ingabo igihumbi zipfa ku bwacu. Hari ikigishwa kiba kuri YouTube yanjye, muzajye kukireba, kiravuga ngo inzozi ugira ziterwa n'ubwamubamo. Niba urara uri gusimbuka, urara uri kwiruka, usinzira bugacya nta kintu na kimwe ubonye, umwana w'Imana uraho udakwiriye kuburi. So turacyakomeje n'amategeko ya Yesu Kristo. Amategeko ya Yesu Kristo uzayasubiremo yose, uko twayatanze amaze kuba 11, ari sanse kuba 30 nangahe, ariko nagiye mfatanya make. Ariko ushaka no kuyamenya neza, hari ukuyumva gutyo udafite umwanya se, cyangwa sinzi, ariko ngiye nakonsera gusoma ijambo ry'Imana. Wasoma amavanjiri ya Yesu Kristo, ukagenda wumva ibyo Yesu yagiye avuga. Sinavuga ngo birahagije, ariko ubaye wumva utabishoboye. Kuko aya mavanjiri abantu bakuriye mu bakatolike bakunda kuyasoma, ibindi tubyumva mu nzira babivuga, ibya Zakayo, iby'umusamariya mwiza, tugenda tubyumva. Ariko iyo umuntu afashe Bibiliya agasoma yitonze, agenda agira amahishurirwa, agenda agira amayerekwa. Ntabwo tuzakunda Imana ngo dukunde ikiganza cyayo, tugomba gukunda Imana yose. Gukunda Imana yose ni gukunda rino jambo, kugira tumenye umwami Imana tugendana nawe.
uzambwira ko ritaramukorera azabyihorera, ariko njye rinkorera buri munsi, sibyo? Yesu aritonda rero, abwira abigishwa be, Luka 18, ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Ubu itegeko rindi tuzanye ni iryo ngiryo ryo gusenga iteka turambirwe. Ntimurabakora ko dufite morning prayer, iri ni isengesho ry'igitondo. Habaho amasengesho yo kwiriza ubusa, habaho amasengesho yo kurara ijoro, habaho amasengesho ya veye yo kurara ijoro ugatangira saa tatu uri gusenga paka mu gitondo. Amasengesho meza cyane, ubyuka wumva ufite uruhu rwiza, wumva wagize ubwiza, wumva uri clean mu mutima. Habaho amasengesho yo kujya mu misozi. Umwuka w'Imana ntaranyemeza amasengesho mu mazi, abantu bayajyamo, ariko njye nigeze nyajyamo ngira amatake, sindamenya impamvu, kubera ko imyuka mibi myinshi iba mu mazi. Buriya amasengesho mu mazi ntayishyurwa ajyayo ndayagiraho byaso, ariko mbona abarokore benshi bayakora, ariko njye ntabwo nakayakora. Nzajya nkora yo mu misozi niyo Yesu yakoraga. Yesu yazamukaga umusozi buri munsi, biravuga ngo Yesu azamuka umusozi. Sinigeze mbona aho Yesu yagiye gusengera mu mazi, kandi njye nkunda gukora ibyo Yesu yakoraga. Ibyo niwumva ngo azamuka umusozi ajya kwiherera, ajya kuganira na data, ngo amanutse umusozi. Muzarebe n'igihe cyose ngo umunsi ahaza 3,000, ngo barabacika bacamo bajya ku musozi. Bukiye mu cyo ndagaruka ari gukora imirimo n'ibitangaza. Ayo umusozi wo kurema ndayemera. So iyi morning prayer rero ni isengesho ryaho ryo kudufasha kugira ngo dukunde Imana, dutangiye no kumva ko ubuzima bwacu tugomba kubuha Imana. Ariko but if you want something special, iyo ushaka ikintu kiri special mu buzima bwawe, ufata risk ugasenga amasengesho y'uburyo bwose. Pawulo aravuga ngo musenge mu buryo bwose bwo gusenga. Hano urabona Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ko mukwiye gusenga ubutarambirwa. Yarabizi neza ko kugira tugire success muri buri bintu byose muri iyi si, dukwiye gusenga ubutarambirwa. Ntabwo yigeze avuga ati narababambiwe birahagije. Aha tugarutse ku bantu bigisha inyigisho z'ubuntu bakabwira abantu ko ibintu byose byarangiye. Abantu b'ubuyobe gusa, mu buyobe ni ukwica abana b'Imana, ni ukubaroga, kubabwira ko ibintu byose byarangiye, ngo ibyaha babibabariwe. Ukahaguruka kuri pasiteri ukabwira umuntu watwaye inda y'ikinyendaro ngo Imana niko yabishatse, ngo uzabyara umwana utabanje kumuhanurira ko azakora ubukwe. Narabyumvisha ahantu njyewe ndavuga ni Imana udutabare, ntagire umuntu uzababeshya. Ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu arabyivugira ngo ko mukwiye kwihana no guhindukira. Ibyo ni Pawulo, ni mu byakozwe n'intumwa, ariko Yesu nawe hari ahantu abivuga ngo kubabwira ko mukwiye kwihana no guhindukira. Kwihana ni ukwakira Yesu ni Kristo, ariko guhindukira ni ukuva mu bibi bya kera. Niyo mpamvu Pawulo yicara akavuga ati ariko nanjye ndahindukira, ngo ahari ejo ntagaragara ko ntemewe. Ni uguhindukira ukava mu bya kera ugaturning around, ukareba niba warebaga imbere ugahita ureba inyuma, kuko ari nta guhindukira. Ibintu byose bya kera byagutwazaga igitugu kabiri, ugasaba umwuka wera akagushoboza kubivamo. Mwe kubwira abantu ngo barababariwe nyine, bahawe ari ibyo agakiza ni ubuntu, ariko urugendo ruva ku musaraba rukomeza urugendo rujya mu ijuru ntabwo ari ubuntu. Yesu yarabyivugiye neza ati aho intwari zananiwe ni intwarane zikora. Murabyumva? Ni intwarane zikora. Hano rero Yesu yabaye precise, arivugira ngo abacira umugani wo kubigisha. Ntabwo wari umugani gusa, wari uwo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Hari ahandi yavuze ngo musenge kugira mutagwa mu moshya. Amoshya ari ubwoko bwinshi. Amoshya ntabwo ari ibishuko bya Satani gusa. Amoshya ni nko kwitegura no kugwa mu bigeragezo. Amoshya ni kugira ngo hari nubwo tuba tugomba kugira success tugira mu kintu runaka, prosperity, ariko etape yo kukinjira muzarebe iyo Imana igiye kukugira neza ukuntu Satani akurwanya. Ukwiye gusenga muri iyo periode, ni neza y'Imana yakugira ugasenga. Pawulo aravuga rero ngo musengeshe umwuka, musengeshe ubwenge, mu buryo bwose bwo gusenga. Niba unaniwe kurara usenga, jya ku karago. Imana yacu irumva, ariko Imana ikunda gukorana umuntu n'umuntu uri determined. Reka mbibiri banga amasengesho yo mu misozi,
kwiyiriza ubusa, kwibabaza amajoro. Aya masengesho urayasenga bikazagera ku rwego nta n'isengesho nimwe uzongera gusenga, ukajya wumva mu mwuka wawe harimo ijambo rivuga ngo ndabizi umwami Imana arabikora, ndabizi arabimbwira. Iyi periyode nayigezemo, ahandi njya ndyama nkitegereza ibintu nkavuga ndabizi ibi ntabwo biri bunkoreho, ntibiri bunkoze isoni, ndabizi Imana yemeye ko wenda habaho gutinda, ariko ndabizi iraza guseruka. hari ukuntu nigeze mbwira abantu abana twasenganye muri za 2012-2013 twajyaga twurira imisozi, ngaho hari umuhanuzi ngaho ndabwira ngo Imana yatugiriye neza kuko ntabwo ari uko twuriye ya misozi, Imana yarebye ubushakashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose mushaka bizababera inyongera, kuko ibindi byose mubibonye mbere ntabwo ubwami mwabushaka kandi mwarimbuka. Hano rero turi kuvuga ibya Yesu Kristo, utarigeze uvuga amazu, utarigeze uvuga amamodoka, utarigeze uvuga abagore n'abagabo muzabona, utarigeze uvuga amaviza. Turavuga Yesu Kristo wavuze ubwami bw'Imana ngo buzagereranywa, ubwami bw'Imana buzagereranywa, ubwami bw'Imana buraje, ubwami bw'Imana ngo abacira umugani. Uwo ni we Yesu njyeni nawe nzakomeza kuvuga nimbabwira ibirenze kuri ibyo. Umwuka wera arakora. Ushobora nko kubwira umuntu umwuka w'Imana arambwiye ngo iriya nzu urimo ugiye kubivamo, agiye kuguha inzu yawe, kuko umwuka w'Imana nawe abona ko uyikeneye. Ariko mw'abantu mwumva ngo akira amazu, akira amamodoka, akira amaviza, ariko ayo maviza ahantu mugiye kujya ntabwo ari mu isi. Ko numvishe se n'abantu b'i Burayi baganye, yari groupe nabayeho nkajya numva umuntu amaze 10 ans nta mpapuro arabona, ari muri Canada. Nta mpapuro, umuntu utarabona impapuro z'akazi akora, kora utuzi turuhanyije, asaza vuba kandi akareba ati nzasubira muri Afurika, nzakorwa n'isoni. Cyakoze abanyarwanda babaye determine, narabakunze basigaye bagaruka. Akaza rwose muri make yikoreye akagura inzu hariya akicururiza akigumira mu Rwanda. So ibyo byose kubihabwa ntabwo ari bibi, byose ni byiza, nanjye wabimpa nabifata, ariko ijambo riravangwa, agakiza ka Yesu ntabwo ari ako gashingiyeho. So iminota iradutwaye, sibyo? Ngo arababwira ati ngo hariho umucamanza w'umudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu hari umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye, amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana wa mucamanza kandi sinite no ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose. Uyu mucamanza yari iki? Yubahaga Imana ntiyite no ku bantu. Hano Yesu yashatse kuvuga ati umucamanza mu budakiranirwa niba yarakoze ibyo, umwami Imana mwiza azakora ikiri mu mutitiriza. Nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana si yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu, hano Yesu arabaza ati ikibazo si ugutakira Imana ikabasubiza, ariko ikibazo ese umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Ni nkaho yababwira ati amaganya mufite yarenze ubuzima. Aya maganya azatuma nsanga mugifite umwuka w'Imana, mugikomeye. Yararebaga akabona turasenga dusaba Mana dusubize, Mana dutabare, Mana dukize. Uzi ko kugira usenge Imana uri kwibwira ngo dukize dutabare, wafata umwanya ukayiramya ukazamura amaboko ukavuga ngo mwami ukwiriye icyubahiro, kuko umwami wese wabyiniye ukamunezeza arakugabira mutanavuganye. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ibasha cyane gukora ibirenze ibyo tuyisaba. Wowe gukorera n'ibyo utayisabye. Ngo abasha gukora. Igihe ngo Herodiye ngo umukobwa we yabyinnye neza, Herodi yakoze iki? Yaravuze ngo ngo uyu mwana yatunejeje, ngo nasaba icyo ashaka, ngo niyo yasaba igice cy'igihugu. Urumva ukuntu umwami yanezerewe n'Imana. Nuko wayiramya ukayisingiza, ugakora imirimo myiza, ukirengagiza ububabare bwawe, tugasubira kuri rya jambo twumvishe ngo ukunda ubugingo bwazabubura, ukita ku by'Imana. Ndabyibuka igihe cyose ngiye nko gusenga, ngiye gukora lisite y'ibintu nzasengera, mpita nibuka ko nagomba kubanza gukura mu mwuka. Revival mu gusenga, revival mu gusoma ijambo,
ubanza ugashyira iby'Imana imbere, ibyawe bikaza nyuma, kuko igihe cyose Imana igiye kukugirira neza, inyungu zayo ziba ari 95%, we 5% niko kaba ari akawe. Ushaka inzu yo uraruhutse gukodesha, Imana iguhaye inzu, ariko abazabibona bose bavuga ngo wawu, Imana yamuhaye inzu ni ukuri, wa muntu yari yarihanganye kubw'iki, kubw'icyubahiro cy'izina ryayo. Abantu bazavuga ati uriya muntu yarasenze, bagatangira kukwigana, ugatangira gukora ibyo wakoze, ugasanga ukijije benshi kubera yanze Imana yaguhaye n'imico n'ukuntu witwara. Mwami Yesu urakoze kwizera ijambo ryawe, ngo ijambo ryawe rimeze nk'amazi ngo riyishakire inzira, ngo kandi ngo kuko ijambo ryawe ngo ritazasubira ngo ridasohoje icyo waritumye ashaka. Reka Mwami Yesu ijambo ryawe ritembe mu mitima yacu y'imigezi y'amazi y'ubugingo, kandi uturinde muri uyu munsi, bane natwe, azamuka uzamukane natwe, hamanuka umanukane natwe, feva yawe tubeho n'igikundiro. Nsabiye abantu bose bari muri ino gurupe badafite akazi, Mana ubaha akazi, urakoze kuko abahaye, izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi abashaka gukora ubukwe nabo bahe abafasha babakwiriye. Urakoze ko ibyo nabyo bikoze, wururutse imitima, uhumuriza imitima y'abantu. Urakoze ko ubyumvishe, kandi mwamukize n'abantu bose barwaye kuri iyi gurupe. Ikiganza cyawe cy'iburyo gikore kuri buri mutwe w'umuntu, bakire gukira. Mwami, amahoro utanga yuzure mu mitima yabo, ubaho umunezero w'umutima, uraye kudahangayika, kandi imitima igaruke mu gitereko ituze, kuko Mwami ngo ni uri Imana ireberera Abisiraheli, ngo uhora uri maso kandi ntusinzira. Turagushimiye kubyumvishe kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Muze gusoma Zaburi ya 91, musome na Zaburi 121, ngo ni Imana ireberera Abisiraheli, ngo ihora iri maso ntabwo igisinzira. Ndabakunda cyane.